amaraso ameneka igihugu kigakwira imirambo induru imiborogo ikadogera waruri hehe mana waruri hehe none ijambo rihabwa imihoro n'imbona tubura abana ababyeyi inshuti n'abavandimwe ababyeyi barahegurwa abandi barapfakara intumbi zisagurwa gihanga burya waruri he mana waruri he kirya gihe mana waruri he kirya gihe kubwirirwa ugatahirwana mana waruriye kuri nyir'ububasha ukaba nyir'impuhwe nyir'isi n'ijuru wowe ushobora byose imfubyi n'abapfakazi abanyeshavo n'agahinda bitazashira ese mana waruri he mana waruri he kirya gihe mana waruri he kirya gihe mana waruri he kirya gihe waruri he waruri he. Jean Paul SAMPUTU urakoze cyane ku ndirimbo nziza cyane mana wari uri he kirya gihe nisije mugani igoye cyane unyibukije ko mu minsi ishize hari ndimo nandika chapitre imwe y'igitabo hanafashe impapuro nk'eshatu icyo kintu ngitekerezaho cyane kuba nizire ko none ngubu ikibazo cyatwa dufite cya internet gishobora kuba gikemutse muranyumva neza Jean Paul SAMPUTU muramwumva neza ndagushimira cyane umweko kuri ino ndirimbo twari tugeze rero ku ingingo ya mbere y'ikiganiro kuri uyu mugoroba twaganiraga ku 1990 urugamba rwo kubohora igihugu ruratangiye tariki ya 10 1990
inkotanyi umuryango FPR inkotanyi utangira urugamba rwo kubohora igihugu ariko by'umwihariko n'urugamba rwo gucyura impunzi zimaze imyaka hanze. Nakubaje ikibazo cya mbere se uwo munsi byagenze bite wowe? Jean Paul yatangiye atubwira yuko atubwira ko yahise afungwa mu byitso by'inkotanyi aho bafungiwe kuri stade regional Nyamirambo. Ku batabizi ko ni amateka, icyo gihe icyabaye n'iki nuko abatutsi hirya no hino muri Kigali no mu zindi ntara barafashwe batangira kwitwa ibyitso by'inkotanyi, abenshi bafungirwa muri za brigade, muri za kasho za komine. I Kigali ho bajyanywe brigade nyinshi cyane ku Muhima, Gikondo n'ahandi, ariko umubare mwinshi ujyanwa kuri stade Nyamirambo, abandi muri brigade na gereza ya 1930. Jean Paul rero yafunzwe, we afungirwa muri stade, nyuma y'iminsi runaka bamugera kumufungira muri kasho Gitarama. Yamaze amezi 6 no twatugeze, nyuma y'amezi 6 arafungurwa, asubira mu rugo. Jean Paul duva nagusubiza ijambo ugakomeza aho wari ugeze. Naringeze ahantu rero ubwo kuva i Butare nahungiye Burundi, ariko ni nk'ibintu birebire kugira ngo uhunge. Icyo gihe byari ibintu bikomeye. Natanze amafaranga kugira ngo umuntu anyambutse, anyereke aho njya, anyereke inzira. Noneho wagendaga ujya gutanga amafaranga bakakwambutsa. Noneho nza abantu mu giturage cyane ku mupaka w'Akanyaru, ku Kanyaru, umupaka wacu u Rwanda n'u Burundi ku Kanyaru, ko wagombaga kucana mu ishyamba, akagira abantu baguherekeza, abantu ukabariha, n'ubwo kubera ubwoba bwinshi ukanywa inzagwa ahantu ugiye, ugenda unywa inzagwa ahantu hose kugira ngo ubwoba gushiremo. Hanyuma baza ko abantu bakwambutsa mu mugezi atari Akanyaru, undi nibuka izina ryawo, bakaguheka kugira ngo bakwambutsa kugeze hirya. Bagera i Burundi mukamura barangije akazi kabo. Unageze i Burundi ubwo hari mu gitondo cya kare cyane, nko ariko mu masaha 10:11 nari naniwe cyane, ndasinzira mu gashyamba. Hanyuma ubwo byari mu 1991 mu kwezi kwa gatatu. Ndabyibuka. Hanyuma hari amakamyoneti yajyaga ahantu bita mu Kayanza, gaheka abantu, hatetse ibintu ariko n'abantu ukariha ukagenda mu Kayanza. Agera mu Kayanza wahageze i Burundi. Ngi Bujumbura, ahantu hose twari umuntu aba afite umuryango, afite mushiki wanjye uriyo, baranyakira. Hanyuma n'abanyarwanda bariyo bari barakanguriwe, byari ibintu bikomeye cyane nubwo babikoraga rwihishwa byo gufasha urugamba icyo gihe rwari rukaze bikomeye. 1991 ikintu cya mbere nahise ntegura concert, narinzwi i Burundi ntegura concert, ariko nyitegura mu rwego rwo gusensibiliza abanyarwanda bari aho, abanyarwanda bari bahari b'impunzi, bari organize cyane, bakora mu ibanga. Noneho rero dutangira gufashanya, baratwakiriye, kuko twari turi n'abaririmbyi. Ubwo nkubwira yari giyewe, ariko mugenzi wanjye Dogori yari muri Kenya, araza asanga i Burundi. Dutangira gufasha urugamba nk'abandi, dufatanya n'abandi gufasha urugamba. Ubwo rero nk'umuntu wari uvuye muri prison, wari warabonye ibyabaye, ntabwo byari bigoye kugira ngo unyigishe cyangwa unshishikarize gufasha urugamba. Ubwo nibwo natangiye guhimba rero, kuko nibyo wari wavuze uti turavuga imyaka 4 uko ubuhanzi bwafashije urugamba. Sinzira imbaraga. Yego, naho twatugeze. Yes. Ubwo rero twahise dukora concert ya mbere icyo gihe, hanyuma mpita nkora album rero yitiriye ngo RPF Ganza. Yari album y'indirimbo zifasha
mbese zitera ingabo mu bitugu. hari gahunda iyo bita recruitment kugira ngo abantu bajye ku rugamba. Izo ndirimbo zarafashije ubuhanzi mu gufasha urugamba. Muzika ahantu hose ikintu ukoresheje muzika mu kintu cyitwa gushishikariza, ikintu washishikariza abantu bose, nta kintu kiza mbere nka muzika. Yaba amatora, yaba gutanga ubutumwa, muzika ni vehicle ya mbere. Icyo ni ikintu iyo ukoresheje muzika, yewe ntibaza no kuvuga uruhare wavuze, uruhare n'abicanyi bakoresheje muzika cyane kugira ngo bashishikarize abantu batari bafite ingufu zo kwica kugira ngo bice. Noneho rero icyo gihe sinzi imbuzi indirimbo iriya ukunda cyane yitwa Ingangare, indirimbo yitwa Abahizi Beza, indirimbo yitwa, hari indirimbo rero yitwa ngo Ndabyanze nanze kuba impunzi. Yari indirimbo abana benshi bagiye ku rugamba baravuga ati iyo iriya ndirimbo niyo yatumye mpaguruka, nayo naratinye kugenda. Undi akambwira ati maze kumva indirimbo ivuga ngo nanze kuba impunzi, nanze kwitwa umunyamahanga kuko ngira iyo mvuka, nanze kuba impunzi. Hari abantu bumva amagambo yo mu ndirimbo cyangwa bakumva injyana y'indirimbo bagashibuka. Ubu rwose ni rwo ruhare twakoze. Ariko icyo gihe 91 ijya kurangira, byageze naho badutumira jyewe na Dogori tujya ku rugamba. Ibyo twitaga mu igihugu mu kindi. Bageraga ku rugamba ugacigatuna neza. Jyewe naragiye Bugande, noneho ngiye ugacigatuna nk'umuntu wahaciye mbere, ukahaca nk'umuntu ibyo wahabonaga mbere atari byo uhabona. Cyari igitangaza cyane. Yari igitangaza kujya ahantu wagiye mbere uhabona ingabo za Habyarimana, none ukabona ingabo zanyu. Ari igitangaza. Ni naho nizo ndirimbo zavuye. Nk'indirimbo yitwa Twararutashye nayihimbye aho ngaho, kuko wabonaga iravuga ngo ufatiye agatuna ugana Rubaya, wagera Rubaya ukakwakira neza, kuko barakiraga abantu bose bahageze neza, bakabakira. Wagera Rushaki, byari ibintu by'ibitangaza. Umva kuri jye yari nk'ijuru. Kwa yadutera amablage na Dogora akavuga ati ijuru, hari irindi juru ubona riruta iringeri. Urabizi ubu impamvu nkubwira gutyo nuko twabaga mu Rwanda, njya mbivuga, uri impunzi mu gihugu cyawe. None ugeze ahantu mu urundi Rwanda, ubona igihugu mu kindi, ureba ugasanga nta muntu uzakubwira ngo si icyawe, igihugu si icyawe. Ukavuga niyo twagarukira aha ngaha, niyo twagarukira Rukaburu, bikaba ari ibyo ngibyo. Niyo indirimbo ya Twararutashye, naho ngaho navuga, sinavugaga u Rwanda rwose, twararutavugaga aho ngaho inkotanyi zafashe. Ariko burya nkuko ikiganiro cyo kuri mugoroba kibana ku buhanzi mu nzira y'urugamba rwo burya abahanzi bafite hari igihe udevora cyangwa se ukora igihangano gisobanutse ku buryo umuntu wese ashobora gusobanukirwa n'igihangano cy'umuhanzi. Ariko noneho hari ubundi buryo bwo guhanga, ahubwo no gukora ibintu abstract, ibintu bitagaragara. Sinabona bita mu kiragano, kwenda hari nk'image cyangwa se ishusho ryisobanurira, cyangwa se ishusho umuntu areba akisobanura, cyangwa se rikagira uburyo ritanga ibitekerezo mu mutwe w'umuntu mo kureba wenda iryo shusho cyangwa se mo kumva icyo gihangano. Icyo wenda nakwita wenda hari wenda une image qui parle. Ntekereza ko mu guhanga uvuga uti Twararutashye
byari bifite ikindi bisigura, byari bifite ikindi bisobanura, kuko burya umuhanzi si ngombwa ko anerura kugira ngo avuge wenda imbamutima ze, ariko kuki wavuze uti twararutashye se, kandi bwari bikiri kure, byari bikiri muri iyo myaka, byari 92 92, yes. izina ry'iyo ndirimbo byaje bite? impamvu mbajije ikibazo ugomba kuba ubizi. Ngenda bizi byose, ariko kwandika amateka turaha abana abatoya turuta n'abandi wenda batagize amahirwe yo gusobanukirwa kugira ngo bumve byaturutse hehe, byaturutse. Urakoze, reka mbivuge. Ufite igihe indirimbo zose zavugaga tuzataha tuzarujyamo n'ibiki byose. Noneho inama yabaye, hajyaga haba ama fundraising, yego, aba ibiganiro bibaha aho ngaho. Rimwe wari vice chairman nyine ari we nyakubahwa perezida wa repubulika, akuvuga nibuka neza aho yabivugiye, niba cyari ikiganiro kihe, ariko avuga ati se kuki muvuga ngo tuzataha ubu turi hehe? Urebye navuga ko ari wowe wahimbye iyo ndirimbo, kuko ni wanyespi bitamvuga wa mugani twararutashye, ubundi se hehe? nuko indirimbo yaje nyine bitamvuga uvuga ngo mwamaze kugera muri ibi bice by'u Rwanda. Icyo gihe twari ahantu bita Bungwe, twarageze Rushaki hose ha HPR, mbese na Byumba yirebaga hariya, wabonaga Byumba rwose, kuko icyo gihe bari barahari ceasefire, ukabibona. Hari n'igihe wagendaga ukareba ukabona n'ingabo zo kwa Habyarimana uzibona rwose hirya kure, ukabikwereka. Hari ibyo bice rero bya Bungwe, Rushaki, hari kwa Kabuga, aho inzu ya Kabuga aho ngaho twakoreraga, haberaga yari nka sare yacu iberamo amanama n'ibiki. Urumva bwari u Rwanda. Iyo ndirimbo ubundi wigeze uyandika cyangwa rwa kundi umuhanzi agira gutya ibintu bikasimbuka ukumva utangiye kuririmba, utangiye gucuranga? Yaje gutyo. Igitero cya mbere uti twararutashye cyangwa kare ako gitare yanjye iri hano se? kumwereka igihugu muke, akirebera iyo misozi, maze akirebera iyo nirambiwe, maze akabwira n'abandi ko twaruta mama shenge shenge bararutashye bararutashye sinzi ayo ikibazo cya connection, ariko nizere ko byongera bigakemuka. Turi mu kiganiro iwe mube hamwe n'abacu, aho turi kumwe n'umuhanzi Jean Paul SAMPUTU, yamadusobanurira kuri sije y'uyu munsi, cyangwa se cyambere, aho twibaza tuti uruhare rw'ubuhanzi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nizere ko SAMPUTU ashobora kugira ikibazo cyane cya connection, ndongera nkwakira mu kanya. Kuba kuri iki kiganiro murakomeza kwihangana, dufite ikibazo cya connection hirya no hino. Reka nongere nakire SAMPUTU dukomeze ikiganiro. Ndakirayo, ndaramuza cyane inshuti yanjye magara Parfine. Karibu Jean Paul. yavuyeho ndi kuririmba, wahanitse cyane, ibintu bikomeye kandi abantu ntibabimenye. Saragize ntisuraguye, bigenze bite?
none nige nabyishe ntawamenya sinzi aho bigenze niba nawe ufite imbeba nanjye nk'uko byaba byangendekeye kare simbizi. ya ntacyo turakomeza ikiganiro twatugeze ku buryo murahagaze ku rugamba rwo kubohora igihugu, ufata gitari umva biratangiye. ubwo nari mbo nkurira imbere ahantu nagiye njya hose Rushaki wagera Rubaya bakakwakira neza. Nari maze kuvuga nyine impamvu twararutashye uko twayiririmbye n'iki byose. Yego no uranyumva ubu? Unakumva gusa birasaba ko wenda ushaka ahantu utereka nka telefone gatoya afata ikintu kiremereye ukayegekaho nk'uko nabigenje ko byavuze cyane muri hangana ari ibintu nta muntu umenya ibintu byose. Jean Paul kuririmba bazi gucuranga ariko gufata kamera byaramunaniye. Franchement bibaho. Okay, ubu none turakubona neza nta kibazo twakoze. Yes. Noneho rero ubwo twari nari maze kukubwira indirimbo twararutashye, hari n'izindi zitwa Abahizi Beza, ari indirimbo wagomba kuririmba kugira ngo ingabo zigire morale. Hari indirimbo wagomba kuririmba kugira ngo twagendaga tugendana na gahunda batwigishaga amatwara. Buriya FPR igira umurongo wa mbere mu ntego zayo. Yego. Ya 80 ya ingingo FPR ngenderaho muri projet de société yayo hari kugarura ubumwe mu bana b'u Rwanda. Yego. Ubwo ari indirimbo rero naririmbye yitwa Ubumwe. Ejo nabo zibona nanone bayishyira ku ma social media. Yego. Ubumwe banyarwanda simba indirimbo yizi. Yes. Nayo ni gucishizaho gato ko n'indirimbo ijyanye na gahunda gatoya. Ubumwe banyarwanda nibo soko y'amahoro. Ubumwe banyarwanda nibo soko y'amahoro. Yewe nahisemo ubumwe nzatoza ubumwe, nzabwiriza ubumwe, nzashyigikira ubumwe. Ubumwe duje umuco duje banyarwanda. Ubumwe dusangiye ibibazo, dusangiye ingorane banyarwanda. Ubumwe banyarwanda nibo soko y'amahoro. Ubumwe banyarwanda nibo soko y'amahoro. Arakoze Jean Paul ati ubumwe banyarwanda niyo soko y'amahoro. Dusangiye ururimi, dusangiye umuco, dusangiye na Instagram live aya masaha. Jean Paul wakoze cyane, urakoze ku ndirimbo nziza cyane. Ari kuri teme ya mbere ivuga ku ruhare rw'ubuhanzi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu 1990 hagati aho ngaho ku batatangiranye natwe ikiganiro biba ngombwa ko Jean Paul SAMPUTU Dogore bava i Burundi berekeza
inzira y'urugamba rwo kubohora u Rwanda, aho ubuhanzi bwagize uruhare runini cyane. Ese muri icyo gihe abahanzi mwaba muri ku rugamba, mwabaga muri kumwe n'abandi basirikare, ese babaga bagiye ku rugamba rw'amasasu, mwasigaraga mukora iki? Ese icyo gihe byabaga bimeze bite, ahubwo kuba muzi ko abantu bagiye badashobora kugaruka, kuri mwebwe nk'abahanzi mwabaga mwumva mwasigaraga mumeze mute? ikintu cya mbere wumva gushyigikiwe, urazi kumva ufite ingabo umva zawe zikurinze, cyari ibintu by'ibitangaza cyane, wumvaga nta nubwo ufite ntaki, ariko byari ibintu ndabona ibintu biteguye. N'ubu ngubu tuzi ko navuga ko mu Rwanda ubu ibintu biteguye neza, nk'uko igihe ibintu byabaga bimeze biteguye. Byari urugamba, rwari urugamba abantu bazi icyo bakora, abantu bazi ibintu bariho, ibintu biteguye. Hari igihe cyo kuririmba cyari gihari, hari ibihe byo kwidagadura, kandi abafite buri muntu n'akazi ke. Buri muntu yabaga afite akazi ke, uri ku rugamba afite akazi ke ko ku rugamba. Ariko hari ababaga baje mu kosi, hari abantu bazaga kwiga politiki, hari abantu bohereza abana babo kuza kwiga, habaga hari amakosi haba, mbese byari igihugu mu kindi, ariko kirorganize ku buryo ntabwo ndabona organization nk'iyo ngiyo. No muri iki gihe nta hantu ndabona hari organization nk'iyo hari icyo gihe. hari radio yitwa Muhabura, Kora nkandi maradiyo, ubwo izo ndirimbo zacu nizo zavugagaho nyinshi. Byari ibintu rero ubona muzika yari ifite n'agaciro icyo gihe kurusha ngubu nabivuga ko ifite agaciro. Yari ifite agaciro kuko nk'ubwo rero nk'iyo ndirimbo maze kukurimba no kumara atazisubiramo zose, indirimbo nyinshi bose twebwe gusa, hari n'abandi baririmba. Hari groupe yitwaga Indahemuka, groupe yitwa Ingera, ari twebwe. Hari n'abantu bigiye kubyina bari mu Ndahemuka, bakiga kubyina aho ngaho, kubyina ikinyarwanda. Abana batari bazi umuco nyarwanda, abantu bamenye ikinyarwanda aho ngaho, yego, batari bazi ikinyarwanda bakakimenya, kumenya amateka. Byari ibintu biteguye, kandi ukabona ko biguha n'amizero y'ejo. Ukabona ko nta muntu byari bigoye ku bandi bantu batabizi, batarahagera, ko abantu bazatsinda. Baravuga ngo bazamera inyenzi zatekera, bizatsindwa. Kuko ariko wabibona ukabwetse se undi he, ndi mu Rwanda. Wabona ukuntu abantu bitabiriye urugamba, ababyeyi, abato, abakuru. Ibyo nakubwiraga, turacyari ku ruhare rw'umuzika. Mu Rwanda icyo gihe nabo babwiraga abandi bati abantu bateye igihugu bari abanzi, n'abanzi b'igihugu, ko bababwira, natwe tukavuga ati tudore ubumwe, abandi babatuka tudore ubumwe, bababwira bati bari abantu n'abanzi baje gushyiraho ingoma ya cyami. Murabyibuka niko bavuga. Nanjye ngahita ndirimba nterega n'abavandimwe bibutse iwabo gusa, igihe kirageze. Mu ndirimbo yitwa Izagishe zitashye. Yego, Izagishe zitashye. Izagishe zitashye zisanga amarembo adadiye, Izagishe zitashye zisanga amarembo adadiye. Ndashaka kujya aho hantu. Abarurimo namwe ntimukagire ubwoba, n'abavandimwe bibutse iwabo gusa. Igihe kirageze ko twatsinda amafuti, adutandukanya tukabana, adutandukanya tukabana. Izagishe zitashye
Sanga maremba dadiye izatishe zitashye zisanga maremba dadiye. Ariko urabona ibyo wavuze uruhare rw'abahanzi wagize neza kubivuga. Icyo gihe bavuga ko u Rwanda ari ruto rudashobora abantu bose. Noneho rero uruhare rw'umuhanzi rero agahita avuga ngo si ruto ku buryo rutashobora kurera abo rwabyaye. Yego. Batishe zitashye mana bazakiriza amacumu n'imiheto ziti nta kabuza zasubira mu kiraro. Urwo ruhare rw'abahanzi, uruhare. Yego. Kuko ikino kiganiro gikurikiwe n'abapfutse inyuma ya jenoside cyangwa se abo jenoside yakorewe abatutsi yatangiye yakozwe bakiri batoya, cyangwa se abanyarwanda bakuriye mu mahanga, hari n'abakiri mu mahanga magingo aya. Kino kiganiro no kugira ngo twegereze urubyiruko amateka. Kuko iyo bavuze amateka abantu batumva ko ni ibintu biri mu ruhumbu bya bitabo binuka ukuntu kandi burya amateka ni twebwe. Amateka ni cya giti kigira amashami kikagira imbuto, cya giti cyubahwa. Amateka yaba ari mabi yaba ari meza, n'amateka yacu tugomba kuyavuga kugira ngo n'abatoya bumve yuko bumve ko u Rwanda maginga aho ruri ubu ngubu ntabwo byaje gutya gusa ngo tubyuke mu gitondo ibintu bibe gutya. Hari ahantu biba byaraturutse kugera maginga ye. Mu 1990 aho inkotanyi umuryango FPR inkotanyi watangiraga urugamba rwo kubohora igihugu no gucyura impunzi, Jean Paul yabisobanuye. Hari benshi abasore n'inkumi bagiye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Hari abasheshe akanguhe, abantu bakuru, abapapa bahari bamwita bakadre batafataga imbunda of course, ariko barigishaga bakisha politike. Hari abaganga bigishaga ni byinshi wenda matagomba kujyamo muri uyu mugoroba, amabanga wenda singoma kujya sinamabanga ariko kwigisha ubutabazi bw'ibanze. Hari noneho nabigishaga noneho politike cyangwa se icyo bitaga siyasa, kugira ngo niba urugamba rugenze neza aho bageze, niba babashe gufata wenda umurenge wenda witwa Mitali, basanze gitifu ari ngewe, bansigira abagomba kwigisha aho bahasanze bati u Rwanda rumeze gutya, amateka ameze gutya, turaba naba kugira ngo bigishe abantu. Natwe twari turi mu Rwanda bikomeye, abantu babaho bihisha batumva muhabura. Ndagira ngo mbabwire yuko abenshi twari turi bato cyane, ariko twari tuzi ko inkotanyi ari abantu bafite imirizo. Ni kuko nibyo byaba muri propaganda, nibyo byigishwaga ku maradiyo, n'ibyigishwaga muri za mitingi, ku buryo n'igihe abasirikare 600 mu gihe cya Kora Award bemeraga kuvanga ingabo, ariko bakabanza kohereza abasirikare 600 muri batayo ya 3 third battalion yaje kujya muri CND. Icyo gihe bakiyagera abantu bose babuze mu mihanda mu mabisi bagira ngo barebe kuko inkotanyi zafite imirizo. Twari turi abana bato tumvaga bivuga mu makuru mu radio, ukajya no kuri CND kureba koko ko bafite imirizo, rimwe ukaba wanashaka no gukoraho ngo urebe ko umurizo hari. Ibyo ni propaganda rero. So hari rero akazi kenshi kakorwaga kugira ngo wa mugani aho uko urugamba rugenda abantu bajye bigisha. Jean Paul asobanuye ko ubuhanzi bwagiraga uruhare ari ugutanga morale, ari ugusubiza ibibazo abantu bibaza, ari ukongera ingufu, ari ugukomeza gukora ntabwo wenda recruitment of course, sensibilisation, gushaka amafaranga, ibitaramo bishaka amafaranga yo kugura imiti, kugura ibiryo, kugura imyambaro n'ibindi. Urugamba rwo kubora igihugu gusa rero ntabwo rwari amasasu gusa. Kunagira ngo nsobanurire mu nshuti kugira ngo abyumve wenda abashe kudukurikira. Noneho urugamba rwo kubora igihugu ntabwo rwari amasasu gusa. Hari abantu bafite of course wese yabaga afite ikintu ashoboye gukora yaga ku rugamba rwo kubora igihugu. Ntabwo abantu bamaze imyaka igera kuri n'abarwana gusa baba bakeneye kurya, ni bande babatekeraga. Bagomba kuba abantu bazi guteka, abantu bazi of course kwasinga, abantu bazi kuvura, abantu bazi kudoda, abantu bazi kuririmba, abantu bazi kwigisha ikinyarwanda, abantu bazi ntekereza n'aba translators baba bahari, kuko urumva ko abantu bavuye mu Bufaransa, bavuye muri Canada, bavuye mu Uganda, bavuye Tanzania, barakomunika bati. Ibyo byose n'akazi ntabwo nshaka kubijyamo cyane cyane ko nanjye nari mutoya, ntabwo ariko urabyibaza ukabyumva. Rero ubuhanzi, uruhare rw'ubuhanzi mu kubohora igihugu, tumaze kumva indirimbo. Hari
iyo ubumwe abanyarwanda ntekereza ko n'indirimbo yumvikanisha ko ntabwo inkotanyi zije kumaraho abanyarwanda bose ngo zimike ubwami ngo Kanjogera ngo garagarutse kagiye ngo hagurukira ngo ku bana b'impinja z'abahutu. Ibyo ni ibintu twumvaga turi abana batoya no mashuri barabivuga ukabyumva ukibaza wa mugani uwo mwamikazi cyangwa mugabekazi Kanjogera ugiye kugaruka mu Rwanda akazahagurukira ku mpinja. Burya hari ikintu ifoka dusobanura ibintu uko biri, wenda ni bwa buhanzi ubona bafite. Umuntu we wese yaba ari umuzungu, yaba ari umwidishyi, yaba ari umukiga, yaba ari umuhutu, yaba ari umututsi, yaba ari umuvietnam, yaba umushinwa, umuntu uhagurukira ku impinja agashinga y'icuma agahaguruka. Ibyo bintu umuntu wese ubyumvise abantu ntushobora no kubayoboka. Icyo bita rero icyo bita nyine propaganda. Ubuhanzi nicyo bwakoraga ni sinzi ko nabyita wenda rectification cyangwa se guhindura izo mvugo mbi kugira ngo abantu babashe kumva ko ko ari abanyarwanda bifuza gutaha mu gihugu cyabo. Nubwo inyigisho zabaga ziri hirya no hino zigisha ibitari byo, bumve ko wa mugani n'abana b'u Rwanda batashye, n'abana b'u Rwanda bagarutse mu gihugu cyabo kugira ngo nyine batahe bave ishyanga imyaka igera kuri 40 abantu basaba gutaha iwabo. Ni ikintu kigoye cyane. Ubuhanzi rero, uruhare rw'ubuhanzi turimo ku ndirimbo nyuma y'ubumwe hari iyo ngiyo yavuze y'amaririmba zagishe zitashye niba ntibeshye. Zagishe zitashye. Iyo ndirimbo yo twari turiho mu kanya, ese iyo ndirimbo iryo zina ryayo ubundi wenda ko batumva Ikinyarwanda neza wabisobanura byimbitse kugira ngo abantu abadukurikiye babashe kubyumva? Kugisha ubundi ni ijambo riva ku inka. Iyo tuvuge nk'ubu ahantu ndi ifite inka, mfite ubushyo ariko nta bwatsi rero dutingiye kujya ahantu hari ubwatsi mu kindi gihugu cyangwa ahandi hantu, ngiye gushaka kugira ngo inka zanjye zizabona ubwatsi, ukazagenda rero ukazataha nyuma. Ariko ukuvuga ngo izagishe zitashye twabivugaga nk'impunzi zaragiye, ariko igihe kirageze ko zitaha. Ni nka kuvuga ngo za nka zirageze ko zigaruka mu biraro. Yes. Noneho inka zigira aho zitaha ni mu biraro, ariko mu biraro usanga bahadadiye, nta burenganzira ufite. Yego. Nta burenganzira ufite. Ni ukuvuga ngo nta burenganzira impunzi, ntabwo hari iwanyu. Uzi ko icyo gihe Habyarimana yavugaga ngo mugume aho muri, ntabwo igihugu ni gito. Atyo tukamusubiza mu ndirimbo si ruto ku buryo rutashobora kurera abo rwabyaye. Ntabwo mushobora, ati haradadiye kuvuga ngo amazi ngo yarenze ikirahure. natwe tukamubwira uti nta kabuza zizasubira mu kiraro, nta kabuza ziriya mpunzi zizataha mu gihugu cyabo. Ntabwo wabafungirana ahandi, ntibishoboka, kuko hahandi ni iwabo. Hakaba hari izindi ndirimbo zijya avuga ngo umwana ujya iwawe ntawe umutega. Ibyo byose yari kumvisha n'abari hariya babimenye, n'abaturage babyumva bakabateka, kuko nibyo. Kuki tubabuza kujya mu gihugu cyabo? Yari muri ubwo buryo bwo kubumvisha no kumvisha noneho impamvu n'intambara iriho, ko abantu baravuga ngo ese umuntu ngo nimba ukunda igihugu cy'uteye. Ariko inzira zose twashatse nta nzira tutanyuzemo, nta nzira tutagerageje, n'amahanga arabibona. Inzira yari imwe iri gufata intwaro. Nuko rero gushubije icyo kibazo. Ku rugamba rwo kubohora u Rwanda murahuye, muri abasore n'inkumi, muri abasheshe akanguhe hirya no hino. Ese niba ubyibuka neza, ni nk'uruhe rurimi mwakoreshaga cyane muri communication rwari rworoshye cyane ku bantu bose? Icyo gihe bashyizeho amategeko y'Ikinyarwanda, kuko abantu bagomba kumenya Ikinyarwanda. Gusa wajyaga kumva abasirikare, ingabo bavuze Igiswahili. Ingabo zo bavuga Igiswahili, ariko nabo bakakivuga mu gihe cyo ku kazi. Ibi bitangiye ni Igiswahili. Kubera nicyo bahuriragaho, kuko abantu bose baba baravuye hariya, ngaho abantu bavuye i Burundi, abandi bavuye muri Tanzania, abandi bavuye i Uganda, batazi n'Ikinyarwanda, ariko Igiswahili yari ururimi bahuriraho bose. Mu gisirikare hose usanga ni rwo rurimi. Hari ururimi burya ingabo zihuriraho. Ariko mu kandi gace byari Ikinyarwanda. Ikinyarwanda cyari ikintu bumva bagomba kubaha. Ni ururimi rwacu, kandi bigafasha n'abantu yenza abantu
b'inshuti bari aho ngaho batazi ikinyarwanda bakimenye ngo ku rugamba. Iyo myaka ine yari n'amashuri, ntabwo bwari urugamba gusa, rwari amashuri kumenya histoire y'igihugu. Hari n'abagiye ku rugamba batazi bakagenda gusa kubera ko abandi bagenzi babo bagiye, ariko batazi na histoire, bayimenye aho. Yari university, yego yari university rwose. So mutangiye rero inzira y'urugamba rwo kubohora igihugu, mumaze kwinjira neza mu Rwanda, abahanzi mutangiye kugira uruhare rwo mutangiye kugira umusanzu mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ese hari indirimbo uvuga uti ino ndirimbo nibuka umunsi bwa mbere turirimba abantu byarabyinnye baranezerewe cyane zose, kuko hari zo twumvaga tukumva nyine indirimbo nziza cyane, ariko ku ruhare rwanyu aho mwari muri indirimbo ukavuga uti iyi ndirimbo rwose nanjye sinyibagirwa mu mutwe wanjye, kuko hari tereme urubyiruko rukoresha ubu ngubu, wumva nawe ukoze umuti, niko bavuga ngo bari gukora umuti. Indirimbo wakoze ukumva rwose ikoze umuti, aho mwari muri ni nk'iyihe nubwo zose ari nziza cyane? Nivuge cyangwa nyicurange? Ubwo nawe ndi ngo byose ndanywa. Turatengangare, yes, nari nzi ko ari ngangare zinyamibwa, intwari ku rugamba, ubwenduro zikavuga umwanzi agahunga, yego zirimo n'abahungu badakunda n'imiheto, yewe ngabo y'isonga, ikobe ry'ababana ryavugwa n'ababaze, umuriri w'abo bana urimbura ubugome cyane, urandura indero mbi rwose, ibenderwa mugezi ishema ryo gukaka, atengangare ingangare z'inyamibwa, intwari ku rugamba, ubw'induru zikavuga umwanzi agahunga, yego yes sir fund. Oh my god. So say kuvuga iyindi, hari ushaka kuvuga ngo bahizi beza, ariko wenda iyo niyo nzi ko icyo bakundaga nk'ingabo cyane ziri ku rugamba, iyo baza umusekara wambabare ukandirimbira kakaririmba ugasanga buri muntu akubwira ngo uririmbe iyo ndirimbo, akumva ndadashobora gusubira inyuma. ubundi bino biganiro ubundi ntango njya nkunda kwenda ko abantu babirikodinga, ariko kino kiganiro ni cyiza kandi amateka yacu. Umunsi tuva twatanga uburenganzira, umufite telefone ebyiri wifuza kurikodinga tuno tuntu twiza turimo turasangira, noneho mbahaye rwose, mbahaye rugari, ni mu bishobora rwose mushobora kurikodinga ibyo mwifuza, mumva ko mukeneye ku kino kiganiro, kuko ni amateka tugomba gusangira n'abana bacu, n'abana banyu, n'abanyarwanda muri rusange. Ariko nkomeza kubibutsa ko icyifuzo cyo kuri bino biganiro ni icyifuzo numva ko kizahoraho, ariko biragoye cyane kuba umuntu yabirikodinga akabigumana byose uko bingana. Nk'ubu ngubu turi mu kiganiro, mubishoboye rero mwakora subscription cyangwa se subscribe kuri channel yanjye kuri YouTube, iri ku mazina yanjye Dadido Maximo Mwicira-Mitali. Tukaba twageza ko nabona abantu bagera ku 1000 kugira ngo bino biganiro majye bikora live, kandi noneho bigumeho tubibike n'ejo bundi bizagere
icyo umusanzu mu gukomeza kubika no gusigasira amateka. Ikiganiro cyacu rero kirarangira mu kanya gakurikiraho, isaha imwe ishize biri kupa, ariko ndongera igice cya kabiri nongeye connecte kuko ndagira ngo mutabona bigiye mukagira ngo wenda turarangiza ikiganiro, turakomeza tuganira na Samputu. Ese ku rugamba rwo kubohora igihugu hari mwese, hari abasirikare ku rugamba, hari abaganga, hari abandi bakora imirimo itandukanye, namwe muri abahanzi, hari abandi bahanzi bandi bafatanyije nawe na Dogore, wenda kuko ndabaza benshi, ariko byaba byiza wenda kuko wari uhari ari ubu byivugiye ukanabidusobanurira kugira ngo n'abadukurikiye babashe kumva uruhare rw'ubuhanzi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Bari benshi, hari abariho n'abatakiriho. Hari groupe yitwa Indahemuka yari icyo gihe irimo abantu nk'abazwi cyane, ni nkaho urabona Mariya Yohani, urabona Masamba, Indahemuka. Ni benshi, ntabwo umuntu yavuga amazina yabo bose, ni benshi cyane. Hari umuhungu yitwaga Karinganire nyakwigendera, Karinganire wahimbye indirimbo nyinshi cyane zirazujya wumva nyinshi. Byari umuntu wese bari baritabira urugamba, kandi imyaka ine bari aho, byo bita full time, uri aho nta handi ujya hari amafundraising twakoraga za Rugogo, za Tanzania, Kenya, bakatumira tukagenda, ingeri zikajya aha, Indahemuka zikajya aha. Ndibuka icyo gihe hari Yanosiata Kamariza yarakiriho, yego, uzi uruhare yagize icyo gihe rukomeye. Hari umugabo witwaga Dede Majoro wacurangaga, twaracuranga cyane. Imana twabaga duhari mu mafundraising yabaga, twarazaga tukawe cyangwa Kampala, akabari hari ibintu byakorwaga bya fundraising tugakora. Hari umusore witwa Nzagiyobiri Abede, we twari kumwe mu ngeri, ari Kigarungu. Mu bantu nakwita intware rwose, we yari yaravuye i Burundi, ari umurundi, ariko aravuga ngo ngewe nje kwitangira urugamba, ndi umurundi, yitwa Nzogiyobiri, ariko urugamba aba bantu babaye impunzi ngiye kubafasha. Araza ngo byose ibyo yari afite niwe arikodigaga ziriya ndirimbo, niwe muri studio niwe arikodigaga izo ndirimbo zose, zaba Indahemuka n'izacu. Yitwa Ingangare, na Bede wayikoze Burundi. Dogori we twabaga turi kumwe, Dogori twabaga turi nk'impanga igihe cyose. Ku batazi indirimbo z'Indahemuka, wenda Indahemuka na Masamba na Minani Rwema n'abandi benshi cyane. Hari izindi ni nyinshi rwose, ubwo nagira ngo kugira ngo ikiganiro uruhare rw'ubuhanzi kugira ngo abantu bumve rwose. Kigali hasi Afrika, Kigali utemeza kandi utatsubiza. Indirimbo nyinshi cyane z'Indahemuka. Kalisa
Eli Murambebe wani tonto Karinganire Wamwumvise Karinganire? ya ya indahemuka ni onke Karinganire musaza yaririmbaga neza cyane yagize ndibuka mu minsi ya nyuma kwitaba Imana yamadusetsa tugiye atari kusiko gati koko tinumvura meto yarwaye kanseri y'umuhogo avuga ati kuko imvura meto imfasha ahantu heza nageraga diswe yakundaga kuguga agashenga agakunda abantu cyane Imana imashira tugarutse mu kiganiro ku ruhare rw'ubuhanzi mu ariko hari umuntu hano hari umuntu witwa Nibwo Rwanda nziza abaje ikibazo ngo kuko ntago singoma ko dutandukira ikiganiro ngize amahirwe Rwamanzi ramusubije cyane irabaje ati ngo hari ibyo Rwanda rigane Imana gusa kugeza uyu munsi hari abandi bahejwe kandi bahejejwe hanze ariko abantu barabeshya kweri hari umuntu bigize ushaka gutaha kuko yabuzwa gutaha ibyo nabyo ni ifopa ko abantu baba victime buri gihe nabuvuge uwo muhejeje hanze tumucyaye nta munsi nta saha nta munyarwanda waheze hanze usibye nyine hari benshi bagize uruhare muri jenoside bashobora kuba banaguyeyo cyangwa banaguyeyo ariko bagakurira abana babo bagakomeza gukuramo iyo ideology y'ukumva yuko nta muntu ugomba kuba mu Rwanda nibagira mu Rwanda bazabica byose ni ibintu abantu baba bavuga babeshya Rwanda nziza niba ufite n'icyo kibazo cyawe rwose nyamuneka ushatse wataha n'uburenganzira bwawe ariko nakuvuga ngo abanyarwanda baheze hanze uvuga uti wenda naheze hanze nk'umunyarwanda ariko nta bigeze babuzwa hanze hari komisiyo yo gucyura impunzi hari uburyo bwose bushoboka ntabwo ndimo ndavugira leta kuko ntabwo yantumye ariko please mujye muza mu kiganiro tuvuga ibintu biriho biri ukuri uwanga gutaha ko hari impamvu zitandukanye nifuza kwinjiramo ariko twivuga ngo abanyarwanda babujwe gutaha rwose twabari ukubeshya hari abahezwa ariko nibyo hari abahezwa n'imyumvire mike uguheza hanze yego babohoka noneho hari wabohoka kuko iyo ushatse ntawe ubuza umuntu gutaha iwabo kuko niyo utabishoboye muri ubu buryo ushobora mu bundi buryo ariko iyo n'indi suje twazaganira ikindi gihe ushatse hari umuntu ubajije ikibazo wenda kuko ari we kibajije reka muhe igisubizo ati se ndamukiza Samputu kandi mumbarize niba isamaza n'indahemuka byari byose itorero rimwe Samputu sinzi ko wamusubiza kutabisubije n'isamaza isamaza yari isamaza ntabwo itorero rimwe uretse ko abantu bazaga ku rugamba bifatanyaga bose n'indahemuka isamaza yari itorero kwabyo hari hari isamaza hari amatorero menshi yego n'indahemuka ntabwo byari kumwe muri buriya mu gikari ndaza kugusobanurira byose kuko wenda wumvise nk'indirimbo z'isamaza urugero hari izindi gira ubuntu iyo ni isamaza bitandukanye n'inda kandi byavuze biratashye urutsotse ku manywa y'ihangu so indirimbo hari isamaza hari indahemuka hari imitari hakaba ingeri Samputu ibyo ndatuzabigarukaho ikindi gihe igice cya mbere cy'ikiganiro kirabura umunota umwe ngo kirangire tukahita twikonekita nanone bwa kabiri tujya kuri sije ya kabiri ese Samputu wenda icyo wavuga ku ruhare rw'ubuhanzi mu kubohora igihugu wenda kugira ngo dusoze icyo wenda wabivugaho kindi wakongeraho ku byo twavuze